Ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka umutsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Tugiye kuririmbira hamwe indirimbo ya 46, jya uhora undinganirije amagambo atunganye. Jya uhora undinganirije amagambo atunganye, umugore menye ukuri kw'amagambo yawe. Nkunda amagambo yawe kwama kukwizigira, amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi. Niyo meza nayakunda ntabwo atanezeza. Kristo aheta abantu bose amagambo atunganye, nimwitabe banyabyaha mu by'ubugingo. Abayobozi tuza n'amagambo atunganye, amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi. Iyo meza ayakunda ntabwo atanezeza. Menyesha bose ubutumwa amagambo atunganye, nimuze mubabarirwe mu by'ubugingo. Yesu niwe mukiza utwongera ubugingo, amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi. Iyo meza nayakunda ntabwo atanezeza. Amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi. Iyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza. Ugize neza mutangabugingo, utwigishije ijambo ryawe ry'ubwenge, utwigishije gukomera kwawe, utwigishije imbaraga zawe. Uno munsi mwiza ubane natwe, amagambo yawe asobanurire ubugingo bwacu ibidukwiriye kandi bikubahisha. Uno munsi ugendane natwe, wirwane natwe, ibyo dukora byose tubyakira mu izina rya Yesu. Amen.